urushinkombe z'urupfu nirwo rwanzanye mu rugo nduhukiye mu rukundo urukundo rwawe wankunze urushinkombe z'urupfu nirwo rwanzanye mu rugo nduhukiye mu rukundo ndagushimira gute wowe wankunze wahinduye umubabaro wanjye ibitwenge mbayeho ngo mpore ngushire hejuru ndagushimira gute mwami ko wankunze wahinduye umubabaro wanjye ibitwenge mbayeho ngo mpore ngushire hejuru hari ikindi kinezera nuko ari we wampisemo si kubw'ibikorwa byanjye nishimiye ubuntu bwawe hari ikindi kinezeza nuko ari we wampisemo si kubw'ibikorwa byanjye nishimiye ubuntu bwawe nagushimira gute wowe wankunze wahinduye umubabaro wanjye ibitwenge mbayeho ngo mpore ngushire hejuru ndagushimira gute wowe wanyemeye wahinduye umubabaro wanjye ibitwenge mbayeho ngo mpore ngushire hejuru ndagushimira gute wowe wankunze wahinduye umubabaro wanjye ibitwenge mbayeho ngo mpore ngushire hejuru Yesu ashimwe cyane dushimye Imana cyane muri uyu mwanya mwiza iduhaye mwebwe mwese mudukurikiye iri ni itorero Harvest Bible Fellowship Rwanda itorero ryanjye n'umuryango wanjye itorero ryawe n'umuryango wawe uyu ni umunsi mwiza rero umunsi wa 15 muri ya minsi twihaye intego yo gusenga iminsi 40 aho twifashisha igitabo cy'ubuzima bufite intego cya Pastor Rick Warren twibaza ikibazo kivuga ngo iyi si nyibereye mwiki. Icyo gitabo kivuga ku buzima bufite intego. Kuri uyu munsi wa 15 rero Imana igumye kubana natwe dufite intego ivuga ngo naremewe kuba mu muryango w'Imana cyangwa se waremewe kuba mu muryango w'Imana twaremewe kuba mu muryango w'Imana. Iyo tuvuze umuryango uko byagenda kose umuntu wese udukurikiye cyangwa se urimo kutwumva ahita asobanukirwa umuryango icyo ari cyo. Byumvikane ko hari niba tuvuze umuryango w'Imana bivuga ko Imana irabyara. Waba se Imana ibyara ite?
ubundi muri rusange hariho abantu b'Imana, hakaba n'abana b'Imana. Turaza kubireba uko turagenda turebera hamwe iyi ngingo y'uyu munsi wa 15. Imana niyo yaremye byose. Mureke twifashishe igitabo cy'Abaheburayo ibice 2 ku murongo wa 10a yaho twumve icyo hatubwira. Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 10a yaho haravuga ngo, kuko byari bikwiye ko Imana byose byaremwe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije bwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Amen. Ubu rero uko dusomye kuri uno murongo, dusomye ko Imana ariyo yaremye byose kandi birema kubw'icyubahiro cyayo. Kandi umugambi w'Imana uhereye kera kose, kuko Imana ikunda ari urukundo, kandi mu rukundo habamo gusabana. Yifuje kurema cyangwa se kugira umuryango ari bo bana bayo, kugira ngo nabo barangwe n'urukundo kandi basabane nayo, banasabane hagati yabo. Urebye cyane cyane n'icyo Imana yifuza guhereye kera kose, Imana yifuje kuvuga ngo ngira ubwoko bwanjye, ngira abana banjye, abana bazankunda, abana bazanyubaha, abana tuzasabana. Uhereye mu gitabo cy'Itangiriro yuko Imana yicujije icyatumye irema umuntu, kuko umuntu yakoze icyaha, akora ibyangwa n'amaso y'Imana. Icyo Imana yamutekerezagaho, kuyikunda, kuyubaha, kuyumvira, Imana irakibura. Imana irangije ngo iricuza. Ariko ntibyarangirira aho ngaho. Muri wa mugambi wayo wo kurema umuryango, iravuga itoya, umugambi wanjye nzawukomeza byanze bikunze. Ubwo rero binyuze muri Yesu Kristo, Imana irema umuryango. Imana ishimwe cyane. Urugero rwiza rw'ubusabane ni ubutatu bwera. Imana ubwayo iyo igiye kugaragaza agaciro k'umuryango, niyo yivuga ikoresheje ingero z'amagambo dukoresha mu muryango usanzwe. Mu butatu bwera, Imana yivuga nk'Imana Data, ikivuga nk'Imana Umwana, nanone ikivuga nk'Imana Umwuka Wera. Urwo ni rwo rugero rwiza cyane dukwiriye gukurikiza cyangwa se gushingiraho, kugira ngo twumve neza ijambo ubusabane icyo risobanura. Hari ibintu rero byafasha umuntu kuva mu cyiciro cyo kuba umuntu w'Imana noneho akaba umwana w'Imana. Ikintu cya mbere ni ukwizera Kristo Yesu. Iyo twamaze kwizera Kristo Yesu, nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12, nabwo ijambo ritubwira ngo Yesu yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Ngo ariko ngo abamwemeye bose, ikindi bakizera izina rye, ngo abo ngabo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntibabyarwa n'ubushake bw'umugore. Ni ukuvuga ngo hari ukuvuka, tuvuka mu miryango ku mubiri, tubyawe n'ababyeyi bacu, ariko nanone hakabaho kuvuka mu muryango w'Imana. Biba cya gihe tuba twamaze kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, aribyo twita kubyarwa ubwa kabiri. Ikindi ni uko Imana ibibaye Data, tuba duhindutse abana bayo, nayo ikatubera Data. Ikindi nanone, kuko ari umuryango mugari, abo bose bizeye Kristo, haba abatakiriho, haba abariho ubu ngubu, n'abazamwizera yewe mu gihe kizaza, abo bose dukoze umuryango mugari w'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Nibyo giciro gikomeye cyane rero kuba Imana yaradukunze ityo ikaduha Kristo, kuba Imana yaremeye ko tuvuka mu muryango wayo, tukaba abana bayo, tugasangira ubwiza bwayo. Imana ishimwe cyane. Ni inyungu nyinshi rero dukura cyane mu kuba turi abana b'Imana. Nk'uko iyo umwana avutse mu muryango, umwana ahabwa byinshi. Urugero harimo nk'izina, harimo kwitabwaho, harimo gutangira kumutekerereza uburyo azabaho. Ni nako umuntu uvutse mu muryango w'Imana nawe ahabwa izina rishya. Niko ijambo ritubwira, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Imana imuhindurira izina, imuhindurira ubuzima, imivugire, imigenzereze, kuko akagenda koko nk'umwana w'Imana, koko agakiranuka nk'uko Imana ikiranuka. Ikindi nuko dusa na Kristo.
mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:2 hatubwira neza ukuntu turi abana b'Imana, ariko ngo uko tuzasa ni kurerekanwa, ngo ariko hari ibyiringiro by'uko icyo tuzi ari kimwe niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ishimwe cyane, ni inyungu ikomeye cyane, ni umugisha wo gusa na Kristo. Imana ishimwe cyane. Indi nyungu nanone ni uko igihe iby'ubuzima bizaba birangiye tuzabana na Kristo, twimana ingoma y'iteka ryose mu bwami bwe, aho hazaba hatakiriho indwara, imibabaro, ubumuga, imihangayiko ndetse n'urupfu ruzaba rutsembweho by'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Ikindi ni uko tuzahabwa imirimo mishya yo gukorera Imana tugeze muri ubwo bwami. Ikindi nanone tuzasangira na Kristo ubwiza bwe. Mu yandi magambo, mu kwimana ingoma nawe, dusa nawe, tuzasangira icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu nanone mu muryango w'Imana burya, nk'uko nabivuze mbere, yuko umuntu uvutse mu muryango, umwana iyo avutse ahabwa izina, nanone hari ikintu cyitwa umubatizo, nko gushushanyanwa n'umuryango cyangwa se nabo mu muryango w'Imana. Umubatizo akenshi usanga hari abantu batawitaho, cyangwa se bavuga bati nshatse sinabatizwa cyangwa se nzabatizwa igihe nshakiye. Mu by'ukuri ku bana b'Imana si amahitamo, ahubwo ni itegeko, kuko umwami wacu Yesu Kristo yaradutegetse ngo tujye mu mahanga yose tubwirize ubutumwa bwiza, ikindi twigishe abantu iby'ijambo ry'Imana, ariko nanone anongeraho ngo abazemera bazabatizwe. Kubatizwa ntibihindura, ariko ni ikimenyetso gikorerwa hanze cy'uko uwabatijwe cyangwa se uwakiriye Kristo abwiye isi, atangarije abandi ko burya yewe nishimiye kuba mu muryango w'Imana, sinkiri wa wundi wa kera, ahubwo narahindutse, nabaye mushya. Kubw'ibyo mwebwe abahamya baje kureba ibyabaye, ndimo kubahamiririza yuko ntakiri wa wundi, nahindutse. Nk'uko impeta abasezeranye byemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana bayambara nk'ikimenyetso cyo hanze kigaragaza icyabaye, ni nako umubatizo nanone aba ari ikimenyetso cyo hanze gisobanura ko napfanye na Kristo, nazukanye nawe, sinkiri wa wundi, nabaye icyaremwe gishya. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero bavandimwe, inshuti z'umusaraba, mwebwe mudukurikiye, mumenye neza yuko ari umugisha ukomeye cyane. Niba hari umugisha umuntu yagira mu by'ubu buzima, ni ukwitwa umwana w'Imana, ni ukuba umwe mu bagize umuryango w'Imana. Imana rero igumye kutugirira neza kandi ibahe umugisha, ibakomeze muri urugendo twatangiye rw'iminsi 40 dusenga Imana twiyiriza. Ku bw'iki cyigisho rero ndagira ngo turebe umurongo wo kuzirikana. Turazirikana umurongo wo mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 5a yaho. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 5a yaho haravuga ngo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo. Amina. Ndongera gusubiramo Abefeso igice cya mbere umurongo wa 5 ayaho, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza ye. Imana ishimwe cyane. Reka uno murongo urusheho kutwubaka no kudukomeza, n'igihe by'ubuzima byanze tujye duhora twibuka, tuzirikana ko turi abana b'Imana, turi mu muryango w'Imana. Ikindi kandi nanone ijambo ryo kuzirikana ni ijambo rivuga ngo, turatekereza kuri iri jambo tunazirikana ingingo yo kuzirikana ni naremewe kuba mu muryango w'Imana. Igihe cyose, aho uri hose, uri mu kazi, uri mu rugo, uruhutse, uri mu butembere, mu buzima bwose waba ubayemo, uzirikana ko waremewe. Genzirikana ko naremewe kuba mu muryango w'Imana. Kubw'ibyo rero bakundwa, hari n'ikibazo cyo gutekerezaho kibaza ngo nakora nte
ngo ntangire gufata abandi bizera nk'abavandimwe bo mu muryango wanjye. Ni iki nakora? Ni mu buhe buryo nakoramo kugira ngo ntangire gufata abandi bizera nk'abavandimwe bo mu muryango wanjye? Imana yo mu ijuru rero ibahe umugisha kandi bakomeze muri uru rugendo. Ndizera ntashidikanya ko bongeye gusubizwamo ibyiringiro ndetse n'inkomezi z'uko burya uri umwana w'Imana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Murakoze cyane, murakunzwe.